ndabasuhuje kandi nongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu byamenya XYZ. Token Launchpad ya Pi Network. Kuki abapayiniya ba Pi Network bari kwiruka kuri Pi Power mbere y'igihe? Token Launchpad ya Pi Network iri mu gihe cya testnet kandi igihe kiri hafi kugira ngo nayo ijye hanze. Ariko hagati aho hari ikibazo gikomeye abantu benshi barimo kwibaza batanasobanukiwe uyu munsi. Batese kuki abapayiniya ubu barimo kwihutira kwegeranya Pi Power, kandi se niho cyishe inyuma y'iyi gahunda nshya ishobora guhindura uko abantu binjira mu mahirwe ya crypto. Mu by'ukuri kugira ngo dusobanukirwe neza ibi tugomba kubanza kureba kure cyane kurushaho, twumva aho isi ikoranabuhanga igeze uyu munsi. Uyu munsi turi mu gihe cyihariye cyane aho ibintu bibiri bikomeye bihurira hamwe, ari byo blockchain na artificial intelligence. Ni blockchain n'ubwenge bukorano bwa AI. Ibi byombi rero biri guhindura isi ku muvuduko udasanzwe, ariko ikintu kimwe bihuriraho nuko bisaba imbaraga zikomeye cyane za computing. Kubaka AI rero bisaba machine zikomeye cyane, amakompyuta ahambaye ahenze, kandi nanone zifitwe n'ibigo bike cyane ku isi. Ibi bituma ububasha bwa AI buguma mu maboko y'abantu bake, abandi bagasigara inyuma. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: byagenda bite umuntu wari wese ku isi aramutse agize uruhare muri iyo computing y'ubwo bwenge bwo bukorano? Aha rero niho haturutse igitekerezo cya decentralized computing, aho computers z'abantu zisanzwe zihuza imbaraga zigakora nka cloud nini ku rwego rw'isi, ku buryo zo ubwazo zihinduka ububiko. Aha niho Pi Network yinjirira neza cyane, igamije guhindura ikoranabuhanga mu by'imari. Pi Network ubundi Piscoin gusa nk'uko benshi babyibwira. Ni ecosystem iri kubakwa igamije guha abantu imbaraga zo kuba igice cy'ubukungu bushya bwa digitali. Mu rwego rwo kugera kuri iyi ntego rero, Pi yazanye Pi Node, software y'umuntu ashyira muri computer ye, igafasha mu kubaka no kurinda iyi projet muri rusange. Uyu munsi rero hari node zirenga 400,000 ku isi, zifite CPUs zirenga 1,000,000. Ibi kandi ni imbaraga nini cyane, kuko nta projet n'imwe ya blockchain yigeze ijya kuri uru rwego. Ariko igitangaje ni uko igice kinini cy'iyo computing power kitarimo gukoreshwa mu buryo bukwiye aka kanya. Ibi rero byatumye Pi Network ibona amahirwe mashya yo gukoresha iyo computing power mu zindi service, cyane cyane mu bijyanye na AI. Ibi byatanze igitekerezo cy'uko Pi ishobora guhinduka decentralized cloud computing system, aho abantu bashobora gukoresha computers zabo mu gukora imirimo ya AI, nabo bakabikuramo ibihembo. Ibi si amagambo gusa, ahubwo harimo ibimenyetso bifatika byabigaragaje. Hari igerageza ryakozwe n'ikigo cyitwa OpenMind twavuzeho kenshi, aho bakoresheje Pi nodes nkeya mu gusesengura amashusho hakoreshejwe AI. Mu masegonda make cyane, computer zasubije ibibazo neza, bigaragaza ko decentralized computing ishoboka koko. None se ibi bihuriye he na Token Launchpad? Iki ni ikibazo umaze kumva bike tumaze kuvuga ushobora guhita wibaza. Token Launchpad ni platform ifasha projet nshyashya gutangiza token zabo, kandi igaha abantu amahirwe yo kuzinjizamo kare mbere y'uko zigira ku masoko. Mw'isi ya crypto amahirwe akomeye ava mu kwinjira kare niyo abantu baba bagomba gufatirana, kandi winjiye kare burya nuko aba yamenye kare, kandi wamenye kare burya ni nawe ubona umusaruro mbere. Abenshi rero mu bantu bafite amafaranga menshi muri crypto na binjiye muri crypto zigitangira. Niyo mpamvu Pi Network iri gutegura uburyo abapayiniya bazajya binjira muri ayo mahirwe yakoreshejwe Pi Power. Pi
PayPal rero si amafaranga, ahubwo ni igipimo cyerekana uruhare rwawe muri ekosisitemu ya Pi. Ni nk'urufunguzo rufungura imiryango y'amahirwe mashya. Uko ugira PayPal nyinshi niko ushobora kubona amahirwe menshi muri token launchpad. Ariko ikibazo gikurikira ni iki: umuntu ayibona ate? Niho haza TestPy. TestPy ni Pi ikoreshwa muri testnet, aho abantu bashobora kugerageza ibikorwa byose bya Pi network nta ngaruka ku mafaranga cyangwa kuri Pi zabo. Nta gaciro k'amafaranga iyi TestPy ifite, ariko nanone ifite agaciro gakomeye cyane mu myigire no mu kwitegura. Abapayoniya rero bashishikarizwa kuyikusanya buri munsi binyuze muri faucet iri muri Pi wallet, hanyuma bakayikoresha mu bikorwa bitandukanye. Bashobora kuyohereza ku bandi, kuyikoresha muri dApps, cyangwa kuyikoresha mu kugerageza uburyo butandukanye bwa ecosystem. Ibi byose si ubusa, ntabwo ari amakuru ari aho gusa, ahubwo byose bigamije kwitegura no gutegura abapayoniya. Ni ukwiga uko ibintu bikora, ni ukwinjira muri sisiteme mbere y'abandi. Iyo ukoresheje TestPy uba wiga uko transactions zikora. Iyo ukoresheje dApps, ari ama application yubakiwe muri Pi ecosystem, uba wiga uko DeFi ikora. Kandi iyo ukorana n'abantu mu buryo bwa peer to peer, uba wiga economy cyangwa ubukungu bwa nyabwo bugezweho bushingiye kuri blockchain. Ibi byose rero bidufasha kuba abantu bafite experience cyangwa bamenyera gukoresha ikoranabuhanga mbere y'uko rijya ku isoko nyakuri, kugira ngo utazagira imitungo yawe uhomba cyangwa ugahomba ibitekerezo cyangwa ukagira iby'ihomba bijyanye no kuri wallet yawe kubera utamenye gukoresha ibi byose bitaraba ibyanyabyo by'ukuri. Mu gihe token launchpad izaba itangiye rero, abantu bafite experience nibo bazaba bafite avantage nini. Niyo mpamvu tuvuga ko abapayoniya ba mbere bari kwiruka kuri Pi Power mbere y'uko nyine bose babimenya. Ariko hari ikindi kintu gikomeye cyane gitandukanya Pi network n'andi maproje menshi ya crypto. Mu gihe proje nyinshi zirimo token zigamije gukusanya amafaranga gusa, Pi network yo irimo gushaka uburyo token zaba zifite utility nyayo. Amafaranga yishyuwe muri Pi akajya muri liquidity pool aho kujya mu mufuka wa ya project yakoze ya token oya. Ibi kandi bizagabanya scams, proje ziri scam, byongera icyizere kandi byubaka ecosystem irambye. Ikindi kintu gikomeye ni KYC. Pi network ifite abantu benshi bamaze kwemezwa ko ari abantu nyakuri mu cyiswe know your customer. Ibi ni ingenzi cyane mu gihe isi igenda yuzura bots na AI. Mu gihe kiri imbere rero, kumenya umuntu nyakuri bizaba bifite agaciro kanini cyane. Pi irimo kubaka system aho abantu nyakuri ari bo shingiro ry'ubukungu. Ibi byose rero bigaragaza ko Pi network itari gukora ibintu byo kwihuta gusa, ahubwo iri kubaka umusingi, fondasiyo ikomeye izamara igihe kirekire. Gusa ariko nanone tugomba no kureba ku mbogamizi zishobora kuba zihari muri iki gihe. Hari ikibazo cya scalability, uko umubare w'abapayoniya ugenda wiyongera, systeme uko yitwara muri iyi minsi. Ariko ibi byose ni ikibazo kubera ko tubona ama version ya nodes na protocol byose bigenda bizamuka buri gihe. Hashobora kuba ubu hari ikibazo cya security, ariko nanone Pi network irimo iragikoraho kijyanye no kurinda amakuru ndetse n'imari by'abantu. Umuntu ufite passphrase yawe biroroshye kuba yakwiba. Niyo mpamvu tunagirwa inama yo kurinda passphrase zacu, ariko imbere ahangaha siko bizaba bimeze. Ibyo byose bizakosorwa. Umuntu azaba afite passphrase yawe, ariko kuba adafite device ya account yawe irimo 2FA irimo, kugira ngo bikuze byose ugomba kubikoresha. Urumva
iki gihe bizaba bikomeye. Tuzi uburyo dukoresha izi centralized exchanges nka za Binance na OKX kugira ngo ukore transaction, hari two-factor authentication, ziriya code zo kuri email n'ibiki byose, cyangwa fingerprint. Si ibyo byose rero Pi Network ibishyize imbere cyane cyane. Indi mbogamizi yari twavugaho ni amategeko atandukanye cyangwa se adafatika, ahenshi ugasanga nta n'ahari mu bihugu bitandukanye. Hari kandi n'ikibazo cy'uko bamwe bifuza inyungu zihuse mu Pioneer, nawe udashaka inyungu zihuse, ariko nanone ikintu kirambye, inyungu zimeze neza burya zifata igihe. Nubwo ari byo byose bihari, Pi Network ikomeje kugaragaza ko intego yayo ari ukubaka ecosystem ifite utility nyayo, atari inyungu z'igihe gito. Nsoza rero na bibutsa ko token launchpad irimo kuzana intambwe ikomeye cyane ishobora guhindura uko abapioneer babona amahirwe mu isi ya crypto. Abantu rero basitegura neza, bakayikoresha mu buryo bwa TestPi, bakoresha dApps, bakora ama transactions, kandi bakubaka Pi Power, nibo bazaba bafite amahirwe yo kungukira muri iki kintu. Ubutumwa rero ku bapioneer bose burasobanutse. Ntabwo tugomba gutegereza igihe ibintu bizatangirira, ahubwo tugomba gutangira kwitegura tumenya uko ibi byose bikora, kuko bizabibabaje mu pioneer maze imyaka 5-6 ngo mininga, ariko utagerageje app kubyo uzagenda wiruka kundi mu pioneer ngo yewe ngo nkorera ibi ngibi. Nibyo ko kazagufasha, ariko hari n'ikiguzi uzamwishyura. Babana kenshi turafashanya kuya ko projet twese dutegereje, ariko yamaze kubyara amafaranga, ufite miliyoni 20 ntabwo wajya ku muntu ngo nkorera kangaka gutyo gusa nta kintu muhaye. Yego birashoboka ko ibintu byose utabyifasha, ariko reka ibyibanze uzaba bizi, kuko nanone mu isi ya Web3 abatangira bakiga kare n'abasobanukirwa nuko systeme zikora. Iyo amaze gusobanukirwa nuko systeme ikora rero nta kabuza rwose ubu mu metre, kandi profit zose zikugeraho bitewe nuko bakoresheje iyo network. Pi Network rero irimo kubaka ejo hazaza, kandi ibiri gukorwa uyu munsi nibyo bizagena amahirwe yawe y'ejo hazaza. Rero nk'umupioneer, iki ni igihe cyawe cyo gufata icyemezo, ntube umuntu urebera, ahubwo ukaba umwe mu bagira uruhare muri iyi ecosystem ya Pi Network. Murakoze. Ibiganiro bya Menya XYZ ni ibigaruka, duhure mu kiganiro gitaha.